ndagusabye niba ujya ubikora cyangwa ubona ababikora ukabibona nk'ikibazo cyangwa se ufite ukundi ubyumva, siga comment tubwire uko ubyumva. Ese koko birakwiye gusigaza udahaze? Ese koko ni ubusirimu gusigaza? Ese koko kumaraho ibiryo ni ukugaya abakugaburiye? Ese mu Rwanda koko dukeneye natwe guhuzana ubukangurambaga nk'ubu ngubu bubuza abantu kurya ibiryo barangiza bakabisigaza bikamenwa? Siga comment uvuga uko ubyumva. Ndabasuhuje mwese mukurikiye Super TV. Iyi ni chaîne izajya ibagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, twizera ko muzakunda. Tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye kandi zigezweho. Muri make tuzatubazanira ibigezweho kandi byubaka. Niba utarakora subscribe ndagusaba ngo ubanze uyikore ubundi dukomeze, ndetse kandi ukande like, comments ni ingenzi cyane, ndetse na share. Uyu munsi tugiye gutangira tubabwira inkuru ivuga ku Bushinwa. Twese muri iyi si kuva isi yaremwa kugeza n'ubu, guhera ku basekuruza bacu babanje, kuva ku muntu wa mbere wabayeho kuri ino si, ndetse n'ibindi binyabuzima bitandukanye, byinshi dutunzwe no kurya. Kurya ni inshinga izwi na buri wese. Kurya no kunywa nibyo bitunze buri muntu. Gukura kwacu akenshi bishingira ku kurya. Bishingira ku kurya kuko hari benshi bavuga ko ngo no gukura ari ukurya. Aho natebyaga. Gusa umenye neza ko kurya ari byo bigize umubiri wacu ndetse bituma tubaho neza. Ndahamya ntashidikanya ko niba waratembeye hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi, ukagera mu maresitora cyangwa mu ngo, warasanze abantu benshi bari kurya badira hamwe, ukabona umuntu arariye kandi wenda atanahaze agasigaza. Ese kabisigaje koko abahazi? Hari benshi babifata nk'aho ari ubukire cyangwa se ari ubwibone, bakabyumva ko ari icyubahiro kurya ugasigaza. Naho kurya ukamaraho ku isahane ngo ni bibi cyane. Nyamara mu idini ya Islam ho bavuga ko kurya ukamaraho ibyo kurya ari sunna, umugenzi w'intumwa y'Imana. Iyi nyumvishe neza, ni sunna, ntabwo ari bwa bwanwa nk'uko mubimenyereye. Reka twigarukire ku nkuru nyamukuru y'uyu munsi. Ni inkuru ivuga ko mu Bushinwa hatangijwe ubukangurambaga bwo kurwanya kumena ibiryo, kweza isahane. Muri iyi nkuru ya BBC yanditse iha umutwe ugira uti kweza isahane, ubukangurambaga bwo kurwanya kumena ibiryo. Ni ubukangurambaga bwo kurwanya kumena ibiryo. Ubushinwa bwafashe ingamba zo kugabanya kumena ibiryo nyuma y'uko Perezida Xi Jinping avuze ko ingano y'ibimenwa iteye ubwoba n'agahinda. Ubukangurambaga bwo kweza isahane cyangwa se kumaraho ibiryo ku isahane butangijwe nyuma y'uko Bwana Xi Jinping avuze ko COVID-19 yatanze impuruza ku biryo bimenwa. Yongeyeho ko Ubushinwa bugomba gukomeza guhora butekereza ku ibura ry'ibiribwa. Bibaye kandi mu gihe mu majyepfo y'Ubushinwa hamaze igihe havugwa imyuzure yangije amatoni menshi y'ibihingwa byari bigiye gusarurwa. Gusa ikinyamakuru Global Times cyobagamiye kuri leta kivuga ko iyo myuzure itazateza ubuke bw'ibiribwa, ariko ko kumena ibiryo bikwiriye gufatwa nk'ikibazo gikomeye. Televiziyo y'igihugu yagaragaje kandi nenga amashusho abantu bifashe barimo barya umurundo w'ibiryo, bya bindi twita umugina. Abasore bakunze kubyita umugina, ukarura isahane ku buryo utabasha kureba imbere yawe. Nyuma y'ubutumwa bwa Bwana Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, ikigo cyo kugemura ibiryo mu mujyi wa Wuhan cyasabye inzu z'uburiro cyangwa se restaurant kugabanya ingano y'ibiryo zihabaye zigana bari mu matsinda. Mu buryo bushya bwo guha ibiryo abajya muri izo nzu, itsinda ry'abantu 10 rigomba guhabwa amasahani 9 y'ibiryo, umwe ntagire yabona. Ni ukuvuga bagomba kugabana ayo masahani 9 ari abantu 10. Gusa ibi ngo bishobora kugorana kuko muri iki gihugu hari umuco umenyerewe wo gutumiza ibiryo byinshi kurusha ibikenewe. Mu gihe abantu bari mu itsinda, kumara ibiryo ku isahane ari ubwo bifatwa nko kunenga abakiriye abantu, nko gusobanura ko abashyitsi bakirijwe ibiryo bike. Kwa kundi wagiye gusura abantu baguha ibiryo ngo nubimaraho ubwo birafatwa nkaho wabanenze ko baguhaye bike. Ese nawe ni kubyumva? Reka dukomeze n'inkuru yacu. Ubu buryo bushya bwo guha ibiryo bike itsinda ry'abantu muri restaurant, bamwe bahise babwamagana kuri murandasi, bavuga ko buhutiyeho. Ku rubuga nkoranyambaga rwa Weibo rukoreshwa cyane mu Bushinwa, umwe yanditse ati: niba se umuntu agiye muri restaurant wenyine yatumiza amasahane angahe? 0. Biratangaje. Ubwo yashaka kubihuza nuko bavuga ko amatsinda y'abantu 10 azajya ahabwa amasahani 9. Akibaza ati ese uwo nguwo umwe usigaye we najya muri restaurant wenyine azahabwa amasahani angahe? Ati 0. Ni ikibazo. Abandi bavuga ko ahubwo abantu barira muri za restaurant atari bo basigaza ibiryo byinshi, ahubwo ko biba cyane mu gusangira ko abantu benshi gutegurwa n'abategetsi. Ikigo gitangaza amakuru ya leta CCTV cyagaragaje amashusho abantu bifata bari kurya ibiryo byinshi, ibizwi cyane nka mukbang, bikorwa muri Aziya no mu Bushinwa. CCTV ivuga ko benshi muri abo bantu bifotora barya nyuma babiruka.
Unumvishe neza babiruka. Igogora cyangwa se digestion mu ndimi z'amahanga riba ryanze kugugara bivuye ku kuvundiranya ibiryo byinshi. Ikigo World Wide Fund for Nature ishami ryo mu Bushinwa kivuga ko muri iki gihugu hagati ya toni 17 na 18 z'ibiryo zamenwe mu mwaka wa 2017. Ni ikibazo gikomeye. Ese aho mu Rwanda ho ntitwaba tumenya ibiryo? Ese kumenya ibiryo koko bigaragaza ubukire? Ese ari wowe wasigaza udahaze? Ni ikibazo gikomeye dukwiye kwibazaho natwe tukagishakira umuti, dore ko natwe tutabyitayeho byazatugiraho ingaruka. Ndahamya ntashidikanya ko mu Rwanda hari benshi bamenya ibiryo. Ese koko birakwiye? Hanze mu mihanda hari abana benshi nubwo tutabishyigikiye ko babayo, ariko baba babuze ibyo kurya. Hari abakene benshi ibyo byo kurya wangiza wakabishyiriye bikabasha kubatunga bakagushimira, ndetse niba wizere n'Imana, Imana ikaguha umugisha. Nje nari Mugisha Huzairu wabagezaga iyi nkuru. Mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Super TV, mukore subscribe, mukore like, comment ndetse munasharinge. Murakoze.